gutungura umukunzi wawe ibi twita surprise, yaba ku muhungu cyangwa se ku mukobwa, ni muri bimwe bituma urukundo rwanyu rugenda rukura cyane kandi mukagenda mwizerana hagati yanyu kurushaho. Urukundo rurimo kwizerana nta kabuza, urwo rukundo rurakomera. Munyemere tuvuge kuri iyi ngingo. Ese ni gute nashimisha umukunzi wanjye? Usanga abantu benshi bibaza bati nabikora gute? Ese nahera hehe ntungura umukunzi wanjye ku buryo biri buze kumushimisha? Akaba ni nayo mpamvu mu kiganiro menya byinshi cy'uyu munsi twabateguriye uburyo bune butandukanye bwagufasha gutuma umukunzi wawe abasha kukwishimira koko kandi ari uko wamushimishije. Ikaze nanone mu kiganiro cy'uyu munsi. Ikintu cya mbere mu bintu bine byagufasha gutungura umukunzi wawe bikamushimisha ni ukumenya isabukuru y'amavuko ye. Iyo umenya isabukuru y'amavuko y'umukunzi wawe ushaka uburyo wamutungura, ukamwereka ko ubizi kandi ubizirikana, hanyuma ugashaka akantu wamuha ako ari ko kose karamushimisha, kakamwereka ko urukundo umukunda ari urwo kuri koko, bityo rero umunezero ukaba wose mu rukundo rwanyu. Ni byiza rero kumenya itariki y'amavuko y'umukunzi wawe kuko yagufasha cyane. Ikintu cya kabiri mu bintu byagufasha gushimisha umukunzi wawe turasangamo kumuhamagara ukamubwira ko umukunda mu masaha atamenyereye. Burya kubwira umukunzi wawe ko umukunda ni ijambo usanga riba ryiza hagati yanyu cyane. Rero iyo ubimubwiye mu buryo ataramenyereyemo birushaho kumushimisha, n'aho aba ari hose akomeza gutekereza kuri rya jambo, akariha agaciro kadasanzwe, ndetse bigatuma ahora agutekereza kumva ko uhora umunezeza. Ni byiza rero ko wazajya umukorera iki kintu kuko bizajya bimushimisha cyane. Ikintu cya gatatu ugomba gukorera umukunzi wawe kikamushimisha dusangamo kumutembereza. Umukunzi wawe uko yaba ameze kose akeneye ko umutembereza mukishimana, akumva ko uwo munsi umuberewe w'amateka koko. Abenshi iyo bumvishe gusohokana umukunzi bumva ko ari kujya ahantu hahenze cyane, bigatuma bibasaba amafaranga cyangwa se ubushobozi bwisumbuyeho cyane. Ariko burya ubushobozi waba ufite bwose bwakwemerera gushimisha umukunzi wawe. Icyo gihe mujyana ahangana n'ubushobozi bwawe, ukirinda kwisimbukuruza wibwira ko ari bwo uri bumunezeze, dore ko abakundana bananga abantu bisimbukuruza cyangwa se biyemera. Ibyo rwose nubikora azabikubahira kandi abigukundira cyane. Gusa zirikana iki kintu: sohokana umukunzi wawe umwereke urukundo rudasanzwe kuri uwo munsi. Ibi nubikora neza nta kabuza uzashimisha umukunzi wawe. Ikintu cya nyuma mu bintu bine ushobora gukorera umukunzi wawe akishima ni ukumusoma umutunguye. Ubushize mu biganiro by'ubushize twababwiye uburyo bwiza nibura bwo gusomamo umukunzi wawe ntazigera kwibagirwa. Ibyo biganiro nureba muri video zacu uraza kubibona. Uyu munsi katurebe ukuntu kumusoma byamutuma bimushimisha cyane. Nanone gusomana n'umuntu muba mukundana ni ibintu bishimisha buri umwe muri mwese, dore ko ari kimwe mu bimenyetso by'urukundo. Rero iyo utunguye umukunzi wawe ukamusoma aho mwaba muri hose, ibi ni ibintu bimushimisha cyane, bigatuma ahora bizirikana. Mu buzima bwa muntu gutungurwa mu byiza ni igikorwa kimunyura pe. None iyo abikorewe n'umukunzi we bituma bizirikana cyane kubera ko ntako biba bisa. Nawe n'umusoma umutunguye bizatuma ahora kwiyumvamo kandi bizatuma urukundo rwanyu rurangwa n'umunezero gusa. Ni nangahe nsoreje ikiganiro umenya byinshi cy'uyu munsi. Ikiganiro mbashimira kuba mwakurikiye.
Niba ushaka kuzajya urabona ibindi biganiro nk'ibi, kora subscribe kuri iyi channel ya Tele Montagne, ubundi tujye tubana. Nitwa Samuel Mugisha, ndabashimiye.